Mukomere inshuti zanjye rero. Uyu munsi turongera tuganire rwose ku byerekeye ubuzima bwacu. Ibiganiro byanjye bikubiyemo inyigisho nyinshi. Guhindura ubuzima duhinduye intekerezo yacu. Ibyo dutekereza mu ntekerezo yacu iburi muri mind yacu. Haba inspiringa kugira ngo mushishikarize kumva no gukurikira uko ubundi buzima bumeze, mumaze kumva ko intekerezo zanyu zahindutse. Umaze kumenya ko uko ubuzima bwawe bufite uko bureba ari intekerezo ufite. Ikintu cyose kikurimo nuko ubitekereza. Iyo uhinduye intekerezo yawe, uko ubona ibintu, ubuzima burahinduka. Nicyo nshaka ko tuvugana. Umunsi rero turavugana ni ikintu gikomeye cyane mu Rwanda gihari kirimo insengero ziri gufunga. Amacaca ari gufunga. Aha ho ndababwira ko hano muri Australia abazungu benshi insengero bazicitsemo. Bari kuzivamo kubera ko iyo urebye usanga insengero uko zababwiraga ko ari cyo zizabajyanaho ndiko kizabagezaho, basanze zirimo se batazirimo bashobora no kugera ku byo bashaka. Icyo nshaka kubabwira nuko insengero siho ubuzima bw'abantu bushingiye. Ni ikintu tugomba kwiga, tugomba kumenya. Ntimukijye impaka zo kuvuga ngo isengero ngo Imana hari ahandi zatujyana, hari ikindi kintu Imana izagukorera kuko wagiye gusenga. Utagiye gusenga nawe ukumva ko hari ikindi kibi akora, hari icyaha afite cyangwa se hari ibintu bizamubaho. Iyo niyo myumvire tugomba guhindura. Izo ni inyigisho batushyizemo, batubwiye ko insengero gusenga Imana biriya byo mu nsengero muri cace ari bwo buzima. Aha kandi agira ngo dutandukanye. Imana ni imwe. Gusenga Imana si ukuvuga ko tugomba kujya mu misa. Aho ndi hose nsenga Imana. Imana yanjye iri mu ntekerezo yanjye. Imana yaturemye iba hose. Ahandi hanze niho nje kuganirira namwe. Imana irahari aha hose. Dore amazi ndaya, ibiti birahari, inyoni ziri kuvuga, ibintu byose biri hano byaremwe n'Imana. Ni ukuvuga ko ni imyumvire tugomba guhindura. Ubuzima bwose burakomeza. Ikintu ubona cy'ingenzi tugomba kumenya, ese amacace ninde akorera? Ese inyungu ziva he zijya hehe? Nuko ubimenya. Ese ayo maturo amafaranga ajyamo ajya hehe, ahabwa nande? Impamvu izo nsengero zikuba nyinshi ni ukubera ko ari ikibazo cy'amafaranga, ikibazo cy'abo bapasiteri, ikibazo cy'inda zaho bashyiraho amafaranga. Ntabwo ari ikindi aho ikibazo gikomeye cyane kiri. Nicyo mbabwira, n'ayo mafaranga binjiza, ayo mafaranga ajya hehe? Kubera ko rero dufite ibibazo mu ntekerezo zacu nk'Abanyafurika, intekerezo z'ubutindi, intekerezo zo kumva ko ubuzima bwacu tudafite aho buzajya, ariko hari ikintu tuzajya gusenga, ikintu kizajya kubiguha, ariko ugiye pasiteri akakubwira ibintu, noneho icyo kikugezeho ugatangira kumuha amafaranga kugira ngo ubuzima. Abantu benshi mukunze kubihakana, oya ngo ntabwo ari by'amafaranga. Imana uyu ukuza ahantu hose wayisenga, wakwiga, wakwiyigisha, kuko Imana iba muri twebwe, Imana ihorana natwe. Isengero ni ukumenya ko urebye uko zakozwe, urebye nuko zashinzwe ku nyungu z'abantu ku giti cyabo. No buri gihe uzirebe, ubisome, ubisubiremo, usanga insengero zarashinzwe n'abantu ku giti zabo. Ni association zashinze ayo masengero. Ni izo association zikomeye aho uri hose, aho zifite amazina yose, usanga zarashinzwe n'abantu. Impamvu zishinzwe n'abantu ni iki? Nta amafaranga arimo. Mushaka urusengero muratanga amaturo. Noneho niba ari pasiteri aba afite amafaranga arwubaka, urebe ko urwo rusengero rubaho. Bamenye no gufata amafaranga yabo. Leta nitaza nizitwara, noneho icunga amafaranga yabo. Amafaranga y'abatagatifu y'abasenga ajya hehe?
ajya hehe? Mubaze ureba aho ajya, mubaze abagiye muri ayo macaca, mubaze abari muri izo komite, murebe ibyo bakoresha ayo mafaranga. Aha barabyize, barabibona, babona icyo kibazo cy'insengero, babona uburyo abayashinze bakoresha ayo mafaranga bitewe n'uko abayoboke babo icyo kintu batakimenya. Niba leta ihagaze ikaba yabibonye icyo kintu, ikaba yagira ni ugushaka imyumvire yanyu. Byari sina ngombwa ko ubundi na leta ibibabwira, mwagombye kubireba ubwanyu, mwagombye kumenya ubwenge bwanyu. Nabaye umukristo, narasenze, nagiye muri izo nsengero, nabaye nkamwe kabisa, nazigiyemo nyinshi, narahereje ndi umwana, nakoze ibintu byose insengero zitanga. Ariko rero nubwo ureba ugasanga insengero wazijyamo n'ubu ntarazijyamo, nta tandukaniro rihari, nta tandukaniro rihari y'ubuzima bwawe. Urarwara nk'undi, ibintu bikubaho, nta kintu kindi Imana ivuga ngo igiye kugukorera ngo kubera ko buri cyumweru ugiye gusenga, ugiye kugira gute. Ni ibintu si ukuvuga ngo umuntu agiye kurwanya, birebe nawe ubyige, urebe histoire yabyo, urebe histoire y'izo nsengero. Mwibuke ko muri Afurika mbere y'uko abazungu baza abakoloni, izo nsengero ntabwo zariho, ariko baradusebeje, badusebya uko twasengaga iyo Mana, uko abandi bageraga iyo Mana. Niki niyo mpamvu reba ahandi ni imico bakurikiza. Kuvamo rero kureka gusenga aribo bazizanye, kureka kuvuga ute bazungu caca hano ziri gufunga, amazu ari gufunga, ari kubura abayoboke kubera ko basanze nta kintu abazanira. Umenye ko ingufu zanyu ziri mu ntekerezo yawe, ubuzima bwawe bwose buhera mu ntekerezo yawe. Ahantu hose Imana irahari. Ku cyumweru ntugategereze ku cyumweru ngo rebo ujya gusenga iyo Mana yawe. Ikintu cyose ushaka kugeraho ntabwo ugomba gutegereza kugisaba ku cyumweru. Nibyo iyo umaze kumenya ko hari ubundi buryo bworoshye uvugana n'Imana yawe, kuki ushaka buri munsi, kuki utekereza buri munsi, kuki uyisaba buri munsi, Imana igendana nawe, Imana ikuriho buri munsi, Imana igukiza iri mu ntekerezo yawe. Icyo ukoze mu gitondo, byuka uganire n'intekerezo yawe, uganire na mind yawe, uvuga n'icyo ushaka kugeraho, akazi ugiye gukora, icyo ushaka kugira, irakikubwira kandi irakiguha. Ibintu byose nusubira inyuma urasanga aho wabibonye, aho wabigeze. Niba waranashize ubwoba, niba unagifite ubwoba ufite buri mu ntekerezo yawe. Niba ubwoba warabushize, nuko wabuvuye mu ntekerezo yawe. Nicyo nshaka kubigisha uyu munsi. Intekerezo yacu niyo Mana, ikintu cyose ugeraho niyo Mana. Niyo mpamvu ugomba kwiga uyu munsi kuvugana nayo. Bigerageze, fata icyumweru kimwe buri munsi, kuva ku wa mbere uvuka, uvugane n'intekerezo yawe, icyo ushaka gukora, icyo ushaka kugeraho, ikibazo ufite mu mubiri wawe, mu buzima bwawe, inzangano ufite, urukundo rufite, ibintu byose aho biri muri mind yawe. Niyo mpamvu ushaka kubabwira, iyo bavuze ngo muri Bible ngo ibintu byose birashoboka ku muntu wizera and wizera Imana. Ibintu byose bishoboka mu ntekerezo yawe, ibintu byose bishoboka muri mind yawe. Ubu ahandi ibindi kubigisha biri kuva mu ntekerezo yanjye. Nawe aho wicaye, ibyo uri kumva nkwigisha, uri kubyumva, wabyemera utabyemera, byose biri kuva mu ntekerezo yawe. Ariko intekerezo yawe iyo wongeye ukayihindura, iyo wongeye ukayibaza, iyo wongeye ukayivugana nayo, iguha ikindi gisobanuro. Ikintu cyose ugezeho, ikintu cyose uzageraho, uriwe, aho uriho, aho wicaye hose, biri mu ntekerezo yawe. Nicyo ushaka kwigisha, niryo banga nshaka kukwigisha. Iyo uwo mupasiteri ahagaze imbere yawe, ibyo akubwira biba biri mu ntekerezo ye. Ibyo agusengera n'ibyo uba wamwatse biri mu ntekerezo yawe. Impamvu utigeze ugera ku kintu ushaka
nuko cyavuye mu ntekerezo yawe, nuko utakomeje kugitekerezaho, nuko utakomeje kugitsimbararaho mu ntekerezo yawe. Abantu bose bagira icyo bageraho, bagira icyo bageze. Ibyo ukora byose, ari akazi ufite kose, ari kujya mu ishuri ukiga, ugakora ibyo ukora, ugashaka icyo wiga ukabikora, ari no gushakisha ubundi buzima bwo hanze ukabikora, ari n'akazi kandi, byose byabaye mu ntekerezo yawe. Bitekerezaho, n'icyo kintu nize ntigeze ntekerezaho, ariko iyo maze kubibona umenye ko ubuzima bwawe aho buri butewe n'intekerezo yawe. Nicyo rero hano abazungu bamenye, nicyo abantu bamenye, baravuga bati oya, izi nsengero si ngombwa, pasiteri si ngombwa, njye ngomba kwisengera buri munsi, njye ngomba kuvugana n'Imana yanjye buri munsi, kuko Imana yanjye ndimo. Aho ugenda, aho utembera hose, Imana yawe irahari. Wakuze uteze ikintu se gituma kiguproteja aho uri, ubuzima bwawe ni iki? Ntacyo ukora, uraryama ukabyuka mu gitondo ukagenda, kugira ngo ubyuke n'iki uba wakoze? Ubuse kugira ngo nze hano nicara mvugane namwe n'iki nakoze? Nuko Imana ikurimo iba yakurinze. Hari igihe ubyuka bikanga, hari benshi batabyutse ntacyo bakoze, si uko batagiye mu misa, si uko batasenze, si uko batagize gute, nuko Imana ari uko bimeze. Umunsi nimwe icyavutse mu gitondo, nimugoroba kiba cyahindutse. Urava mu rugo mu gitondo, nimugoroba ntusubireyo ntibakubone. Nuko bimeze. Uravuga icyo uvuga, nuko ubuzima bumeze, nuko Imana yabukoze. Niyo mpamvu icyo cyizere, iyo ntekerezo, iyo Mana yacu ihorana natwe iturimo. Nagira ngo mu bitekerezeho, nizo dukomeza kuvugana izo nyigisho zo guhindura ubuzima. Hindura ubuzima ukurikije intekerezo. Niyo mpamvu ubu naje hano havaganira namwe. Ahantu hose urumva inyoni ziravuga, amazi aravuga, abantu bari gutembera. Kugira ngo duhindure ubuzima, nuko duhindura imyumvire iri mu ntekerezo yacu. Sawa, murakoze, mugire umunsi mwiza, mukomeze munkurikire kuri channel yanjye Rubasha, kugira ngo dukomeze tuganire, kugira ngo komeze kubatera inkunga, kugira ngo wumve ko ubuzima bwawe bwose ari wowe, wumva ko ikintu cyose ugomba kugeraho kiba muri wowe, kiba mu ntekerezo yawe. Murakoze, mugire umunsi mwiza.